je bari ikintu kimwe maze kubona ntago ndibona ibintu mu buryo wenda abandi babibonamo sibyo ariko sindi buhabanye nanone n'ibindi burya mutabaruka ku managinga cyangwa se kuyobora rubanda cyo bita public management sibyo ntago ari ikintu cyoroshye bura niyo mpamvu wumva ibihugu bimwe nka za Haiti ukumva ngo amabandi ngo aragenda agashimuta abasirikare ngo cyangwa amabandi yagiye kwica perezida ubwo igihugu kiba cyananiwe kiba cyageze mu rwego ubwo ni nka Haiti uzuve nka za Haiti ukajya kumva ngo ariko ngo abantu ngo urugero ngo muri Afrika y'Epfo ngo barasiye umuntu imbere ya station ya polisi ibyo ngibyo management bayaza yewe n'ibindi bihugu byinshi muri Amerika n'ahandi nkaho ngaho ariko buriya mu Rwanda niba ari ikintu cya mbere leta y'u Rwanda uyu munsi wa none twese dukwiriye kwishimira ni uburyo managingamo ituze sibyo public order icyo ni ikintu gikomeye cyane mutabaruka uyu munsi mu Rwanda niho hantu kwisi ushobora kumva ukavuga uti mutabaruka wenda araza kurya utwe aryama sinzire narya rimwe ku munsi ariko arirya bizi ko nagera hanze nta muntu uri mufomoze kuko n'ababigerageza benshi barafatwa n'urugero ntago ushobora kuresista baragufata pe rero ituze rya rubanda ntago turirebera gusa nyumva neza ndakumva cyane grand frère nyumva neza ntabwo ituze rya rubanda turirebera ku bapolisi bagiye guhagarara abandi ntasahura abantu ntakora icyo oya hari n'iriba riri bivuze ko baramutse badahari nyine ubwo amabandi yakubita hari n'irindi riba riri psychological urugero ntitujye kure niba wenda umuntu akubwiye ati nabikubwiye kera ntiwabyumva umuntu akakubwira ati byanze bikunze genda ugurisha utwawe uhituza ugure intebe hano ukugura umwanya w'imbere urabuguze umwanya mu ijuru no urugero sibyo urabizi dufata urugero kuri jya kwigendera Kibwetere sinzi niba arapfa ariko numvise ko umugore wari wapfuye mu minsi ishize urabyumva ati nimugurisha ibyo mugurisha mubizane sibyo mubishyire imbere y'Imana mugure umwanya mu ijuru kuko imperuka igiye kuba imperuka yaje burya nkubwize ko mu bantu Kibwetere yahitanye harimo n'abanyarwanda ba hano za Gatsibo hariya benshi cyane benshi hari famille benshi batwitswe na Kibwetere ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu ashoboye gufatirana abantu mu ntege nke zabo akaboza ubwonko akabafata imimisho n'imitsi ni ukuvuga ngo abo bantu abasa nk'aho bambuye leta kuko buriya leta niyo igomba kumaniginga abantu bayo mu buryo bwose w'abantu ba leta urabatwaye none utangiye no kubigisha inyigisho rimwe na rimwe zipinga leta ubabwira ko ari iy'isi ari antikristo n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo ubwabyo ntaho butaniye n'uwafashe machine gun akajya kuri front line we nuko bikora witwaje icyuka n'umwuka ariko nawe yes nawe byanze bikunze urimo none urafata ahantu habi urimo urafata ubwonko buri umuntu iyo amaze kumuhindura kamugira ikindi kintu abatagishobora kuba managed mu buryo buri proper erega badushoboza iki badushoboza ko babanza kudukanga iterabwoba rya Bibiliya kubanza kubwira abantu ko hari amagambo yanditse muri Bibiliya kandi ngo niwe wari kuvuga nuramuka utabikoze gutya hari ibindi bigiye kukubaho ariko nibikora kuriya hari ibindi biri bukubeho mbese ugasanga barakanga abantu ngo inkota ngo zikuriho Angeli ibyo vayo yo gusogota umuntu sibyo ibyo noneho hazamo n'iki kintu cyitwa televangelism abantu benshi ntabwo babyumva iyo tuvuze what is televangelism irivuga butumwa rikorewe ku mateleviziyo rigaragaza ibitangaza bikomeye abantu bagomba kuza gukoresha ibitangaza nabwiye abantu ndabwira mu abantu ibi bintu byatangijwe n'umuvuga butumwa witwa umuhinde w'umunyamerika witwa Ben Hinn mukurikirana ibi bizanwa n'abantu bitwa uyu mugabo wo muri Nigeria wapfuye yitwa TB Joshua bizanwa n'uyu mugabo umwe wo muri Nigeria nanone ufite itorero ryanyambuye bayida byo singira n'isoni witwa Chris ubwo abasengeri mu byumve muzampa amafaranga yanjye amaze imyaka myinshi nse hari isoni niba ari abakozi b'Imana ntibanyishyure bareke ibintu bose ntibanyambuye dukomeze ibyo bintu bwabyo aba bantu baragenda bikora icyo bita glorifying themselves kwihikuzo rimeze nk'iry'Imana kwizamura biha kuzajya amatitire biha kubazajya bagira barota bakabwira ibihugu bimwe habamo n'abaperezida b'abanyabwoba bakabaza bakabicaza bati umukozi w'Imana yaje n'ibindi bitandukanye ariko ndashaka mbabwire batangiye utwo dutendo
two gukora ibitangaza. Ibi bitangaza bitangira gukorwa ngenda byibuka, turabyumvikana. Byatangiriye muri Nigeria, biramanuka biza muri Uganda bisinga imizi. Abantu bakora ibitangaza bakajya bazana ubuntu, ati umuntu yakize sida, sibyo, ariko ntibabanje kumupima, bakamuzana akavuga ibitangaza, bakagenda bagakora agakoryo, sibyo. Njyewe nzi neza abantu bagiye kwishyuza umupasiteri bafekinze ko batabona. Urabyumva neza ko batabona, mu giterane kirarangira, yari yabemereye miliyoni ntiyayibaha, ni mu gihugu cy'abaturanyi, intambara zirarota. Hari abandi bigize ndashaka nkubwire, uzarebe ibi biterane by'ibitangaza by'abantu bamugaye, basengera ngo muhaguruke, usiga akagare hariya, asiga ibibando rwose. Imana imbabarire, ibi biterane nabiriyemo amafaranga, narabyamamaje, ariko sinigeze nemera ibyo bitangaza ntibibaho. Ngenda byibuka, hari umukozi w'Imana wari unyirengeje witwa Bishop Edukubu. Urabyumva, bazi gukoresha amazina Bishop. Oya, umukozi w'Imana Edukubu yavuye muri Nigeria, avuga ati mwebwe muntegurire Edukubu. Urumva, sasa hari ikintu kimwe, umuntu akaza bagakora ibitangaza, nubona uwo muntu bakora igitangaza ukabonamo niba igiterane, bakunda kubyita crusade. Oni crusade. Iyo crusade, the holy war, iyo crusade nubonamo uwakorewe igitangaza wari ufite wenda wamugaye wahise agenda, ukabona usanzwe umuzi muri iyo karitsiye, mukuri kw'Imana uzaze unkubita inkoni, uzabona umuntu utazi na nyuma y'iterane ntawe uzabona. Umubona hehe? Ariko nugira amahirwe ukongera kumubona, ushobora kumubona nk'Irusizi yikoreye nk'umuzigo mu isoko. Ubwo habaho groupe rero muri gutegura. Ngiye nkubwiye ko ibintu nabibayemo, Imana imbabarire. Ubwo uri mu batuzengereje, ariko ngiye nakoreshaga ijwi mu kubakangurira. Urumva, iyo hajemo sasa ikintu kimwe, iyo habaho groupe itegura, ishinzwe gutegurira umukozi w'Imana. Abo ngabo nibo bajya guhiga abo bantu, kandi babavana kure hashoboka, ku buryo mwebwe mutari mubamenye hano. Nibo bikora ibyo ngibyo, gitangaza kikaba, bamwe bagakorera ubwo kikaba cyabaye, abantu bakaririmba haleluya, piano zikavugwa, abantu burya iyo na mood kazamuka, abantu bati haleluya, ibintu bigacika. Iyo umuntu agenze gutyo rero, atangira gushaka kugira imbaraga no kwemeza abantu ko ari umuntu udasanzwe. Niho atangira gufekinga ibitangaza, fake miracles. Muribuka uwitwaga Pastor Dea w'umunyakenya, wabeshyaga abantu ko babona abana ba miracle mu Bwongereza, akajya yiba abana akabazana akabaha abandi, baramupakimenye n'ubu ngubu ashobora kuba akiri Nairobi. Muzasome history ya Pastor Dea from Nairobi, muzasome. Iyo bigeze aho ngaho abantu bashakisha ibitangaza, bagira naho ngaho abandi bakabeshya bigapfa nabi. Mutabaruka hari umukozi w'Imana, simwita umukozi w'Imana, yari umukiriya wanjye hano mfite record. Umuntu umwe araza ati wowe Gakoza bite, ntabwo nari impari niviriye ahantu mu rugendo rw'akazi, ati rwose atari ibintu byaciye kuri televiziyo yawe by'ibinyoma, ntibiki. Ati abantu bavuze yuko nakize impyiko bamvanyemo sonde. Ndamwibuka ni nanjye wamwakiriye imbere ahangaha. Ati cyakabi, ati ngewe, ati yego, ati umukozi w'Imana yarambwiye ngo noneho ngerageze ndyamane n'umugore wanjye ngo ndahita mutera inda. Urabyibuka? W'impyiko ndamwibuka avuga ati yabishingujemo kuri kamera. Ndashaka mwongere muduze kuri kamera asobanure noneho ibintu bindiho. Urumva, uwo muntu yarapfuye. Ndabwo ariko wa mugabo ufite ubwenge, ni gute umuntu ashobora kugushuka ngo urumva ngo icyambabaje ngo nuko babinshingujemo ngo nyuma y'iminota mike ngo nari nanapfiriye ngo barahasiga ntibajyana kwa muganga ngo bampa 15,000 ngo nintege imodoka ngende. Ariko ngira ngo ibyo nakoze urabizi, ahubwo yuko agomba kuvuza uriya muntu byarangiye ngira ngo amuhaye, amuvuje akanamwihangira ngo 1,5 miliyoni. Uyu muntu niba akiriho yanyandikira yabaga igahanga. Icyanambabaje nuko yari n'umuntu mbona wari ukwiriye kugira ubwenge bwo gushishoza. Icyo gihe urabizi uko byagenze. None ugira ngo abo bamaze ugiye n'abatagira ubwenge, ntituva aho ngaho. Hari ikintu ubwo ndimo ndasasira, ngira ngo kugeza uno munsi wa none ibyo abantu bamaze iminsi bavugamo, sibyo? Bavuga kuri uyu mumama
harya yitwa nde Julienne Pastor Julienne Kabanda. hari nabo nabonye bavuga ikirimo ni iki iriya Grace Room ubwayo yari NGO burya n'isengezorwa nka NGO ariko buri NGO igira umurongo ikagira strategic plan n'ibindi ntekereza ko muri strategic plan wenda ya presence muri RGB n'ahakorera ntago harimo kubatirizamo abantu muri icyambere ni ministère. Yes, ni ministry, ntabwo ari itorero. Kandi ministère ijya gusaba icyangombwa cyo gukora igaragaza itorero ishamikiyeho. Iryo ngo yararyerekanye ry'umugabo we, ariko bidakwiye ko iyo Grace Room ari ministère. Yego, itagomba gukora imirimo yo gusenga, imirimo yo kubatiza n'indi mirimo ikorwa n'amatorero, ahubwo agomba gukora ibikorwa by'iterambere ry'itorero. Nicyo bagomba gukora. Ariko we ngo yagaragaye abatiza, agategura ibiterane, abantu bagasenga, nyine byarabaye nk'itorero. RGB ifata umwanzuro ku ruhande rumwe ibyo ariko buretse gato Mutabaro reka turebe nyine manza wumve, reka ngutega amatwi. Ariko abantu bakavuga bati ariko nubwo RGB yabikoze gutya, bishoboke ko hari andi matiku yaturutse mu bandi bakora umurimo nk'uwo Pastor Julienne akora, bakagenda bashyiramo ibihato. Reka nkubwire ibi bintu nitubyitegereza neza, njye nta namwe mbogamiye. RGB ishobora kuba ifite ingingo zayo yagendeyeho, ariko iyo nitegereje nkareba inyuma y'amarido, hano tuzi aba badamu bafite izi za ministeri banasenga, yego, bose harimo abantu bagirirana itiku. Ndayiko komanda. Icya kabiri harimo abiganye udukoryo twa bagenzi babo two kwambara ibyera. Bati kuri uyu munsi turambara utwenda tw'umweru n'ibindi. Arega batwarana abayoboke. N'ubundi iyo umwe abonye bamutwariye abayoboke, kandi abayoboke egare amafaranga, niko byitwa. Iyo abonye bamutwara abayoboke rero ntabwo yabura kugira ishyari. Ngewe ntabwo nsengera muri ariya matorero, ariko turareba amaso arabona. Ubundi iyo turebye ishyari aba bantu bafite bashobora no kurogana. Ego komanda. None ugira ngo nubona ko ma channels y'ama YouTube abantu barimo gutukana, ugira ngo urimo gutuka umupasiteri runaka ugira ngo ari kumutuka kubwe cyane intumwa, aba ari igikoresho akenshi barahawe n'inoti akataka undi, none n'undi agakoresha abandi bakataka undi. Umva reka nkubwire, uyu mugore yazize ibintu bibiri. Ikihe icya mbere yazize popularity, gukundwa. Ikindi cya kabiri, nawe Imana imbabarire simucira urubanza, aryoherwa n'igikundiro, yibagirwa yuko mu by'ukuri hari ibyo yavuganye na RGB, ariko yirengagiza n'akantu harimo ko ari agakino barimo akarimo n'abagenzi be, kandi arimo abarye nomero. Buriya ibi nkunda kubona muri football. Hari umukinnyi ugeze kuza arambwira ati perezida ati wambabari uriya mukinnyi ukamwirukana se kubera iki? Atarandoga wenda yaramuroga. Uretse se gatoya ndakubwira ndeka yase nshuti yanjye bibeze ati mu minsi ishize nabuze gezi yanjye. Aravuga ati ngewe uyu mukinnyi uramuye ku mukinnyi ngo wibereye ahantu aratondeze. Niwe barogaga. Aravuga ati uriya muntu arandoga. Amaye ndavuga nti ibi bintu ni ibiki? Atarandoga. Ibyo rero ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ibi bintu nabyo byabaye nk'iby'abakinnyi b'umupira batari professionnel, aho kugira ngo ukore tize mugenzi wawe umurushe, urabona ibyo akoze ukavuga uti uyu muntu wapi nanjye ndamugirayo. Sibyo? Ibi bintu rero bose batangiye biganana, gutangira gukora ibitangaza, faya, gukora ku muntu ngo araguye. Bira bintu ni fake, ni ugufekinga n'abariya bagwa bose baterura, hari n'abihaga. Bira bintu byose ni fake. None se uva nkubwire nyine kamanze bite nkubaza, manze bite nkubaza iyi video bagaragaza bava ko ari kwa Pastor Kabanda Julienne, abantu bari kujyanwa mu mazi muri Yordani, imenya muri piscine, babajaburamo bakavamo basaze buzuye umwuka. None fake bakavamo buzuye umwuka. Bamwe bavuga ko ari umwuka, ariko abandi bavuga ko ari uguta umutwe ahubwo no gusara abantu kukurumva umwuka si uhebebesha abantu. Umwuka umuntu avamo ameze nk'umuka.
umwuka uvamo umuntu ajwigira wagira ngo yabaye inyoni. Ibyo bintu abantu barabifekinga mu frere. Kiriya gihugu cyose tubabonaga bacabika n'abandi bajyanaga ku ngufu bakamufata bakamucabika. Ariko Mutabaruka buretse iyo video ndaza kwiguha Mutabaruka buretse gato mbaze nkubaze reka nkubaze Mutabaruka kandi umbabarire wibuka neza wibuka umupasiteri w'umukongomani wo muri Afurika y'Epfo warishaga abantu ibyatsi akanabakandagira wazuye umuntu wa muntu wafekinze ko yari yapfuye wazamutse mu gisanduku w'umunyazimbabwe akajya gushaka biriya bintu ubwabyo niyo abantu batinyuka gukora ibintu nka biriya icyo batakora ni iki? Ni gute ahantu huzuye imbaga y'abantu harimo abadogiteri harimo abaprofesori harimo abakomanda abafandi buzuye hariya umuntu ashobora kubabeshya afandi bakamubeshya kandi afandi ni umuntu ufite uburyo bw'imitekerereze yihuse. Nkubwira afandi nigeze gusanga mu musozi none nabikubwire urabona imisozi nkunda gukoreramo siporo nagize n'isoni by the way nibwo nahise mvuga nti mukuri kw'Imana ibi bintu by'amadini abantu batabyitondera bizoreka n'igihugu. Umwafande vure afande ariko Imana ishimwe ubu ngubu yararitayarinze ariko nta fande tuje nta fande musangayo ku musozi witwa Ndabirambiwe ariko birambirwa ndi muri siporo icyashimisha abo twari turi kumwe harimo n'abandi bafande dukoranye siporo basanga mugenzi wabo ahagamye mu musozi ahagamye ku ibuye ngambwiza ukuri mukuri kw'Imana ariko buriya uramutse ufashe nka dogiteri ariko usanze hariya ukavuga uti dogiteri ni iki cyagutwaye umutima ukaza hano nkubaza koza k'umusego ugira ngo kuba dogiteri bikuvanaho ubujiji byagakwiye kuba gukura hariya buriya umutima nama Mutabaruka reka mbikubwiza ukuri harimo abantu benshi bagiranye ibibazo n'abagore babo kubera ubuyobe nk'ubu ngubu bwadutse umugabo akagira nk'ahantu nk'abavuga butumwa bagashuka umugore cyangwa umugabo ati umugore wawe arakuroga cyangwa umugabo wawe arakuroga n'ubundi barababwira ngo uwakuruze murabana mubana mu gitanda bikagera kuri urwo rwego abantu bashobora no kumarana. Noneho hari ikintu kimwe ndi bugarukeho muba muravuga Julienne n'inzego zacu zari zimaze kuba weak zari zimaze kuba infiltré n'ibi bintu bingibi buryo nubona ukabona umwafande wenda ukabona nukora no mu nzego zakabaye zimenyera leta makuru mbere nawe yarayobotse bari mu kumwinika ibingibi rwose none akavamo n'ababoroga ariko wakabyara oya ngewe ya video oya nibabaze bayikiraho nyirebe neza ukabona abantu bamwe bari kurwana ngo batamushabika amakaza akatabika akavamo aboroga ibi rero ibi ni ikinamico bakina ibi ni ibintu urumva umuntu akajya hariya akavuga ati ngewe ibintu by'ibitangaza ntabwo mbigendamo cyane ibi bintu ariko nta nubwo mpinga Imana cyangwa abakozi bayo. Umuntu agahagarara hariya akavuga ati ngewe sinigeze niga gusoma no kwandika ariko Imana impaye gusoma no kwandika dore ndimo gusoma nkanandika. Ibyo ngibyo ni ugukangurira abantu kutajya kwiga. Harimo ibintu byinshi aha rero tuvuze muri public management ntabwo leta ishobora kurebera ibintu nk'ibi ngibi. Njyewe naribajije ni gute abantu baborogaga ku musozi kuriya na polisi ntihagire. Wenda yari kure polisi mu Rwanda bakure hehe ahantu hose uri mu Rwanda ubu ngubu polisi iminota 5 yabikugezeho. Cyeka niba nabo bari kubajabikamo hariya hano barimo bafata babarambitse ariko reba ukabona nk'umugore wawe arambaraye hariya cyangwa nawe akakubona nawe urambaraye hariya umwana wakakuba bati dore papa none se ntuheruka wa mugore wari uhetse umugabo amuhanurira mu mugongo avuga ati haraveyikire oya tekereza uri hariya ukenisi tukuzi uri hariya ariko se hariya hambere ukazara umukari hose wari wabaye hariya ahantu si Kicukiro sitariho ngiye nyamara iyi ngi ni sport view ya Kicukiro ko ndibona ari muri piscine oya aha niho niba piscine si buriya niya ariko tekereza ukaza mu kiganiro ku wa mbere ku cyumweru ibintu byari byakunize hariya uri muhebe nakubaza se uhebebaga babaye iki reka nkubwize ukuri ngiye bwa mbere buretse gato erega n'ubundi aho byapfiriye bagiye kwita abantu intama ikibabaje kirimo ngereka nkubwize ukuri kandi intama
niyo bagiye kwibaga ijya imbere da none ukabona umuntu w'inzererezi ngo yabaye umuhanuzi ako kanya akaza agafata dogiteri cyangwa ati ni bishop ugasanga umudogiteri yifitiye umuhanuzi ku ruhande. icya kabiri muri ino minsi abantu bajya muri ano matorero abenshi bajyayo nk'abagiye kureba abapfumu n'ubundi ni ukujya kuraguza bameze nko gupfumuza n'ubundi ni ukuraguza. none se nuzi ko nabo baba bafite amanimero bakabahererekanya umuntu avuga ati ngohereze umuntu aguhanurire cyangwa harya wa muhanuzi wawe nimero ye ni iyi hari uretse umuntu muziranye nk'ubu wenda rewe si turaziranye sibyo uretse nka kino rewe si turaziranye aho ntuzahanura wenda njye mfite uwo nita umuhanuzi wanjye rewe se kamba ati wa nizo wa muhanuzi nikaze mukubwira azi nkabagenda nkabwira wa muhanuzi nti rewe isi uko mureba buriya abaho gutya na gutya na gutya na gutya nimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya simubimubwiye none wakaza ko niba muhamagaje ukamutekera ngo umuhanuzi ajya inkoko aturiye arasoma yahagera akakubwira ubuzima bwawe bwose ukibagirwa ko njye mbuzi njya mukoresha nabanje kumubwira. njyewe umuhanuzi nemeye n'umwe ni umuhinde wampanuriye duhuriye kuri Alpha Palace. akubwiye ikiza umuhinde yampanuriye ibintu byose umuhinde ni umurozi ni umuhinde w'umupunjabi ni umurozi wahuye n'umurozi ntacyo icyazampa nkongera ngahura nabo ni umurozi hanyuma hari n'ibintu binababaje Angeli bibabaje pepe aba bantu ubwabo bari bamaze kwishyira ku rwego rurengeje usanga umuntu agenda bungana amabawunsa iki gihugu gifite umutekano ugana gutya urateza abantu icyugaze iki iyo mana itashobora kukurinda urinda ugenda ibisore by'inkorokoro nabyo mana. ariko hari n'abantu bagira nk'ikirimi kibi yavuga nk'ijambo ikirimi cye kikarema ariko icyo ubu ntabwo ari umuhanuzi ahubwo ari umuteramwaka. icyo nzi cyo ni kimwe uyu mudamu yego hari ibyo atubaje ariko harimo n'ishyari rwose agiye agasaba icyangombwa cyo gushinga itorero se ntibari ifite n'umugabo we oya agashinga itorero kugira ngo iyi minisiteri bafunze akayigira itorero ahubwo si minisiteri yakoze ibyo yasabiye minisiteri akareka deviyanse uriya hano ntutinyira yuko rimwe na rimwe burya muzajya mwubaha leta ibi bintu ubwabyo ibi ngibi biragenda bikimfiritira inzego za leta. wavuze ati wabonye hamwe n'abafande bari bashyize mu mazi warababonye ntabwo tuvuze yuko afande atabatizwa munavuze ngo hariya ni muri serikire mu rugunga hariya ni mu rugunga ok urumva ko byari sawa bari babajyanye muri yorodani yo mu rugunga reka nkubwire ntabwo tuvuze ko afande atabatizwa mbere y'inshingano afite n'uburenganzira bwe ariko ntabwo nabona afande wa mugani bari mu kumuhebebesha ngo ejo nzamubone nanone ari mu kumpa woda ari gutanga woda ntabwo bikunda iwapi kabisa. ni nayo mpamvu ngira ngo uwitwa yari general Nehemani wari urwaye ibibembe wabanje kwanga kujya mu mazi aravuga ati reka nta mugaba w'ingabo ushobora kujya muri ibi ngibi ariko ibyo birashoboka. ariko kuvuga ngo ufashe basi reka nkubwire niba ushaka kubatiza afande mubatiza ariko uwo mwuka umushyiraho guhebeba ntuwumushyireho please. hari ibintu bimwe tuba tugomba no kubaha. ese ubundi turetse n'afande ngewe kakoza wambatiza nkahebeba wahebeba ntabwo bishoboka banagukubita. oya hari umuntu wabwiye ngo arankora deliferanse ngo undakora deliferanse uruke ndavuga ngaho nderivura kajya kana ngo ndavuga barakubeshya uretse gato turagwa ati faya uwo muhinde wakugize kuri yaramutse aje yanakukubita n'ingumi akakubita akanagukandagira akagukunjakunja. wibeshya abantu umuhinde yangize gute usubize ngo yagwanuriye ibintu se ngo umuhinde yarampanuriye nose ko yarampanuriye bakubwiye ko yankozeho ariko ubu aje uzi ko nta n'amafaranga yansabye yarambwiye ati nubishaka umpe kandi waramwimye kandi usinyire nibikubaho nzaza uzampa ubuhamya. ahubwo umuhinde naramubuze cyangwa akagaruka. abantu bashaka kurya amafaranga bakurebye namuhaye ngaheze icyo gihe ko namuhaye inote y'ibihumbi 10 ariko ngize amahirwe ngahura n'uriya mupunjabi akakubwira hazaza hawe kuko ibyambaye byose nabigezeho kuko nanjye nsigaye nzi kureba hazaza h'abantu se wantaye inoti nkakubwira have utava hano tujya kukubaza ibyo binyoma ngewe wikoresha itangazamakuru mu gusakaza inyuma byawe nkwiriye no kukwirinda kuko n'abantu bakwirinda ubwo se hano ikirehe nta mupasiteri bafashe arimo kwihakabyiza kwa diyakoni iyo nkuru ariko twarikoze hano ariko ibyo ngibyo ni umuco mubi w'ubusambanyi ngo kandi uwo diyakoni afite umugabo
abaturage twese ntitwari twashungereye se. Ndabyibuka rwose iyo nkuru hano twari tuyifite, ndabyibuka cyane. undi aragira ati iby'abahanuzi we hano ibatsinda ntabyo. Hari umugabo abagore yarabigaruriye, amamodoka aba yaparitse baje kumva icyo Imana ibabwira, ngo twarumiwe, ngo utujerekani tw'amazi ngo ayasengere, yewe nta kazi agira pe, nibo bamutunze. hanyuma hakugwa aba yarakize mu bantu gute ko asengera amazi? abenshi se ntabwo uzi, ntujya ubona amacupa abadamu baba bafite menshi. hari n'amazi, nta madini uzi akora amazi yabo ngo nawe umugisha bakayagurisha abayoboke. hari umuntu nzi, nta mupasiteri umuntu yambwiye ati wansomije kuri ayo mazi, ngo oya ngo njyanye mu rugo nawe mugisha. ntabwo uzi ko hari umupasiteri ufite amazi apakirirwa akandikaho amazina ye akayagurisha agacupa nk'aka ngaka k'inyange ndi mu kunywa aka. uzi amafaranga kagura? uzi amafaranga kagura? ibihumbi 2,000. koko hari wa undi subaha ibitaka aracyabibaho yakuye Yerusalemu. nta nduka se ryari hari muri shike aguhagana ugata bati itaka ni Yerusalemu kandi Yesu yarakandagiye bura kurijyana mu rugo. ibyo nta bitandukanye ariko no guterekera ubyirukana amadayimoni. hanyuma twihute. undi aragira ati njye ubwanjye nasabye ribu kuva kera ko yakwinjira muri ibi bikorwa bibera mu byitwa amatorero kuko bigize ibyaha bibiri: ubwambuzi bushukana n'uburiganya, extortion na escroquerie. n'ubu ndacyabisubiramo, ribu yinjiremo kabisa. abo bafande nabo nuko nyine, kuko nanjye hari abo babibagamo bagakingira ikibaba, cyane cyane bariya abagore bafite amatorero kubera inyungu ziriya bizinesi. hari igihe umwafande yinjiramo yinjiyemo akinjira mu gakiza nako ewana akagira ubushyuhe koko. ukabisa afande akabijyamo bien nawe bikamujyamo. nawe agatangira agahanura, ariko reba nk'afande agiye guhanurira umuyobora, babwira ati afande twe gutya ntabwo. reba ufata urugero wenda ukabona nka Partoni Komanda agiye guhanurira siwo n'ubundi, ariko ngo ariko ibyo aribyo muri za FDLR. Nubizi ko baba bafite abahanuzi bahanura abajenerali, ariko mu gisirikare habamo bawumoniye, ariko biba biri cya pasiteri ushinzwe kugara morali mu basirikare ba chaplain n'ibindi nk'ibyo. ariko ijambo rivuga muniye, ariko kumva ngo hari umuhanuzi wa generali kati mbonye amasaka anyeganyega amugana generali bagiye guhanurira afande. amakuru abashyushye kweri baze komanda kuri polisi yari agashyira hasi ibyo yakoreshaga kugira ngo ahe abaturage serivisi, abanza ajye kumva umuhanuzi kaporari ukoze w'Imana akaba yahageza. kera hari ikidini nararindagiriyemo, ariko nza kukivamo vuba mbonye ko harimo ubwesikoro. hari umwafande twasenganaga, ariko urugo rwe rwari rusenyutse ruzize umuhanuzi. umukozi w'Imana yari yicara areba aranyeganyega ati wowe kwanza umugore wawe ndabona afite akana gasa nk'agashinwa atakubwiye asize iwabo. tinakaye nkareba nkabona ntazi. ibibazo biravuka. ariko ndabona waba umugore wawe bakenyereye kuri Nyabingi. ngo afite utuntu tw'utwatsi ngo atamira, ariko ngo ntabwo ugitanga ikiganiro isi n'ibihe, dore abantu barimo kugisaba. oya turaza kukivugurura mu kanya, ejo muzumva igishya. si n'ibihe rwose, ariko nari narabibabwiye mu isi n'ibihe. sinabibabwiye ko ibi bintu murimo atari sawa. so ushaka kanguhe true story mbere yuko umuntu umusomera. hari umupasiteri umwe, sindi buvuga amazina ye, ariko sinzi niba na pasiteri kuko mu rwego rwo hasi. uwo muntu twaranakoranaga, yaragiye ibana. hari umuntu wari umudepite, mon frere mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, yiha ibintu byo kuzajya muhanurira n'akazi karamuna no mu nteko baramwirukana. yaramuhabije nyine arahaba. noneho ubu yaragiye nsigaye mubona ku mbuga nkoranyambaga. hari umuntu umwe yari afite umugore, umugore yarazaga agatega akava i Rwamagana akaza yirwana na pasiteri, umugabo akirwa akata kwasiteri. nimugoroba pasiteri akabaza akamuzengurukana, akamujyana Nyakabanda, akamujyana mu Nkoto, akamujyana, yarangiza agahita amusubiza umugore we nimugoroba bagataha i Rwamagana. ndavuga ni hataha bakamuzenguruka se bagira bate? simbizi ubwo wenda bwarimo kumuhanurira.
hanyuma uwo mupasiteri se ntigeze guhanura n'aba bana bose ba Pasi, ntabwo uzi ko yajyaga bahanurira Pasi yo hano wowe noneho yigeze guhanurira umukobwa umwe usigaye mbona ari mu gisirikare cya Amerika twakoranaga, mudamu umwe uramuzi w'umwafande usigaye uba mu ngabo za Amerika, kandi ari kumwibuka twakoranye ikiganiro njyewe nawe ntabwo umuzi, w'inzobe muremuremo ko numva ndi kumwibuka, yasigaye mu ngabo za Amerika yampaye yaramuhanuriye ko yamuhanuriye ubugoryi yaramuhitanye usanga umukobwa yafashe umupasiteri mu ijosi ati ntuzongere kumbwira ubu bugoryi. Noneho hari uwigeze kubwira abantu ukuntu ko ari we wampanuriye ibi byose, ari we wabikoze akanabisengera, ariko ikibabaje ntakimwibuka ngo ntamuha amafaranga, baza se waransengeye unanirwe kwisengera wowe? Ariko birashoboka ese asa Mutabaruka, hari umuganga wiganga Mutabaruka ntitubeshyane, ubu koko wowe wambwira ngo kanaka ngo naramusengeye ngo biriya byose ubona bimugwaho, wasenzera ukisengera? Oya, rwose bibaho ukagusengera bikakuzaho, ntabwo bo bisengera ntibibaho. Ntabwo rero abo bantu bafite ibibazo, nese ko ashobora gusengera abantu ngo babe ubuzima bwiza, we bakamuniga iryo joro. Hari umuvugabutumwa wigeze kujya kuvuga ubutumwa mu rugo rumwe, avugamo ubutumwa birangiye abona televiziyo, ariko televiziyo ndayikeneye, batitware y'iromba, yazamutse ayikoreye muri karitsiye. Ariko abana yanjye hano umuntu agize ati muzinyurishe hano Kibagabaga ku gasozi bita Nyirabwana, kari hariya inyuma neza hawuze icyicaro cy'itorero Umuriro wa Pentecote, mwirebere mu gashyamba gahari aho abanyamitwe baba bifatiye injiji bazibeshya bazivana mu bwenge. Urabibona ukibaza niba ari muri Kigali bikakuyobera, wibaza niba abahirirwa ngo barasengerwa nta kazi bagira ukayoberwa pe. Reka nze nkwereke, noneho hari ahantu nkurira siporo, naho nzi hafi iwanyu kuhinjira banza ukishyura, wijya kure hari umusozi dukoramo siporo, tabara ko wenda nuko utajya ugira umwanya wo kugira ngo uzaze wirebere, wahavana experience utarabona. Hari imigano iteyemo hano irebera hano hitwa kuko abasaza, sibyo? Hari abamama bazinduka bakaza muri iyo migano bakandikaho ibyifuzo byabo ku biti by'imigano. Ngiye kukwereka video nahafashe ndi mu musozi ndi gukora siporo n'abandi bantu, uraseka upfe. Hari abasaza twahahuriye b'abayisilamu, hari umama bahasanze ari mu gukora siporo, barabaza icyakuzanye hano n'iki, ati ngiye maze amezi 6 nabuze igishoro. None se ibi bintu utekereza ko n'igishoro uzakivana muri uno musozi? Ariko wenda yaje kugira amahirwe koko havana n'amahirwe ngo uwo mugabo umwe w'umuyisilamu w'inshuti yanjye amuguriza 2,300 ngo atangire acuruza amakara. Ariko filime uko yarangiye nabwo n'ibindi. Reka nze nkwereke kureba amazina bandika kuri iyo migano ushobore kwisomeraho, sibyo? Uze kureba niho ubona ko abantu, mana yanjye ibi bintu biragutera agahinda Mutabaruka, ibintu bandika ku biti, ku migano ibyifuzo byabo. Amaye Yesu Kristo. Hari abandi bandika udupapuro, urumva, ngo ashyire ibyifuzo bye, bakagenda ahantu hari urutare bambwiye, ariko si mazi neza ko barahambwiye, bakagenda bagaseseka mu myenge iri mu rutare ngo barimo kohereza Imana ibyifuzo byabo, bakabiseseka mu rutare. Iyo Mana iba mu rutare nk'ifuku. Ndase nanjye byanabise Imana ko numva iba mwisenga rya simpyisi zibayo, nizo zibayo. Bandika ibyifuzo ukabiseseka mwisenga. Hari definition umuntu atanze ariko itariyo, ngo kwizera ni ukwirindagira k'ubwonko, ngo buri wese akarindagira ukwe, undi akarindagiza ubu abandi. We kwizera nyine ni ukwizera nyine. Ndamwiyamye. Uramwiyamye? Okay. Cyane kandi. Yaravugira ngo aho uvuga mu rutare bacengezamo ibyifuzo bahita mu bitare bya Mashyiga ni Kamonyi mu murenge wa Karama. Ariko mva ikintu gishekeje nuko ibyo bintu bo ubyo bareba ntibazi ko byahoze ari ari z'Imana gakondo z'u Rwanda, niho menya arizo zisubiza, niho baragurizaga, niho none bajyaga ibyifuzo byawe, ko ibyifuzo byanjye, ko ibyifuzo byawe Mutabaruka, reka nkazakoza kamatsiko. Please kandi ubwiza ukuri nk'umuvandimwe. Gusa urabizi iki sinyambeshya, ntawe nyanca ku ruhande, mbwira. Ibyifuzo byawe ubu ngubu ni ukubona abuzukuru n'amafaranga, ariko ese ndabona abuzukuru n'amafaranga mfite. Icyifuzo cyanjye ni amafaranga. Kandi uzi gushaje banza amafaranga, njye ndi kwifuza amafaranga. Angeli wagira nkakubwiza ukuri muvandimwe, ibyifuzo byawe ubu ngubu ni ibihe?
ni amafaranga nyine ya retirement ariko kubera rwose kucyumvugira n'imari ngewe ibyifuzo byanjye ni amafaranga ubu ngubu narayabuze Mutabaruka reka nkubwire niyo nirwa ndi kwiruka reka nkubwire ubundi wogeze mu gihe cyo kuryoha nkaryoha ntacyo mfite icyambere Mutabaruka uri mu basaza basaje neza ubu se nk'abandi abashaje neza ni bandi Rutaremara abashaje neza Rutaremara warikoze ko ushobora no gusanga terminal benefits amafaranga uzajya ubona ya ke sociale ubu wakaba usengera kugira ngo imishahara yawe yikube iri tegeko rishya batoye kugira ngo ubu ninde wayikuba nitwicaranye nyine usenga nyine ikube nyine cyangwa ugenda ubwire Max agukubire Max nawe aracyari guhiga ubuzima nawe mu byifuzo byacu bishingiye ku mafaranga urumva icyo nkubwira hari ikintu umuntu ejo bundi yavuze ariko Angeli mbitekereza usanga ni ukuri Angeli muri iki gihugu uri kandi mbabare uzajya wakira icyubahiro ngo uhabaye uri mu basenior citizen hasi uyu mugabo uzakugira gute Angeli senior citizen ese ntabwo you senior citizen by the way how Angeli ubu iyo umaze kugera mu myaka 60 David ariko abantu banga gukura ikibazo uri kwita abantu imyaka itari iyabo ikibazo mfite nge n'amafaranga reka rero nkubwire uburyo ugiye kuyabona heheze amaye nka Kristo umuntu ejo bundi yavuze akantu nashatse gusharinga karananira reba ibyifuzo tega amatwi nkubwire umuntu yaciyemo ibyiciro imyaka tureba aho hantu kuri icyo cyifuzo cya mbere umva se shimwa mana buretse gato buriya agiye gushima manzo urebe hariya urabizi Imana aho bigeze komeza urebe urabona urabizi Imana aho bigeze shimwa Mana amatariki ngariye ngira ngo aha ubwenge ibyo ni ibyifuzo babyanditse ku biganiro hariya bashyiraho n'amazina se bayashyiraho nta nimero ya telefone bashyiraho hari igihe bazishyiraho Imana izaba telefone buretse gato murebe ariko kurindagira kugeza hano uza abagore baba bari muri uriya musozi rimwe navuze nuko mu Rwanda hari umutekano aho bahuriyeho n'amabandi ubundi amabandi azajya reba iriya migano yose yitegereza niba amabandi ajya kwiba ikibe reba iriya migano yose ahubwo aya mafoto baza kuyaha abantu hano baze kwikorera inkuru ngo uwire soma hariya uwizera azabona Yesu buriya ni umuntu uri kugendamo mbonye akantu k'umwe nagize ni umuntu uri kugendamo hirya mu gihuru baba barimo rwose mukagira Imana abamama baba barimo bahagiye uducurama turi kubakubita inshyi aho bigeze ndabirambiwe buriya yaragiye gutota Imana yibwira ko arambiwe ubuzima hariho nabusomyemo yandika umugabo avuga ati rwose umugabo wanjye Yohana Mana niba ngombwa uzamugira ikiremba cyangwa uzamujyane oya byanditseho sinzi impamvu atabibonye yagiye kumurega hariya ku mugano ariko ubwo twakwemera ko uriya mugano ubamo Imana sinzi nka cya giti cy'Imana y'abagore kikaronge arya baragitemye cyangwa Imana y'abagore ngaho reba hariya hantu reba uriya musozi Mutabaruka uraburebera hariya ariko nkubwiza ukuri reba se banza ngabariya mu mazi akorera baraharangiwe nandera ariko nkabura haramutse havuyemo intosho n'ubundi none se wa mupolisi w'akazi harya si ibuye ryamwishe ariko se yaragiye gusengera misiyo harya niba ngo ari misiyo ngo bamujyane Darifuru niba ari isaha hehe sinzi bashaka kubagira ariko yakoze mu mbabare dushimire leta y'u Rwanda hari ibintu iyi leta Imana gusa izayiha umugisha gutese kuko gutekereza abaturage bayikabavana muri iri curaburindi rega igihugu kijya gupfa gihera hano Angeli njyana muri Kongo Mutabaruka njyana i Kongo ndakujyanayo muri Kivu y'Amajyepfo rwose bagize agahinda yapfuye wari bagize visi guverineri ushinzwe imari akaba yitabye Imana mu buryo butunguranye cyane atarwaye nta mpanuka akitaba Imana gusa byatunguye abantu benshi reka baza mbabarire uyu muntu umusubize mu mutima mwiza mon frere ndagusabye singendera ku iterabwoba ryitwaje Imana I'm sorry to tell you this njye nkunda kubwira abantu buri muntu wese nemera uko yemera ariko njyewe icyo ngufasha ni ukuva mu bujiji
nta na hamwe Bibiliya ikubwira, urabyumva neza, kujya kwandika ibibazo byawe ngo ubishyire mu isi y'ibuye, kuko iyo mana yawe ntabwo iba mu buye, si umuserebanya, sibyo? Icya kabiri, nta na hamwe Bibiliya itubwira yuko umuntu agomba kujya kwiroha mu mazi nk'ariya ngo tube kugira n'aho umuntu abura ubuzima bwe, sibyo? Reka nsome iyi mesaje. Iragira iti: mwaramutse, ubu butumwa bugere kuri Kensi TV1 turayikunda, sibyo? Turayumva, ariko iyo bigeze ku myemerere ni ukubyitondera cyane. Umva iterabwoba, dukomeze. Mimi siwogope, ni ukubyitondera cyane gute? Buretse gato, nzi ko musoma Bible, reka mubwire Bible ndanayikunda, n'igitabo kintera morale, ndanagisoma. Urumva, numvise uvuga afande ngo wasanze yegamye ku ibuye yagiye gusenga. Nibyo rwose, kandi naranamusetse, sibyo? Yagiye mu bihuru. Urumva, Yesu nawe yarabikoze ari kumwe n'intumwa, ngo yajyaga yiherera akazamuka akajya mu gashyamba ubwo ni Getsemane yavugaga, agasenga, sibyo? Nemera ko Imana yakumva aho uri hose, ibi nibyo pe, ariko ntiwanaveba abantu biherereye bahunze urusaku bakajya mu buyese, bakajya mu isenga bahunze urusaku. Ubu se niba wari bahunze urusaku twahuriye yongeye ko nari muri siporo tugenda twiruka, ubwo mwarabasakurije. Uretse gato kuyanyandikira imisazi ndenda, bahunze urusaku ikomeze. Ubuvumo, urumva, ubuvumo azasome neza Bible babusengeragamo kuva kera ba Eliya. wose uri Eliya, circonstances aricyo gihe zimeze nk'iziki gihe se, n'ibindi. Ikindi yavuze ngo nko kubona afande ahebeba, come on, ndakomeza, mureke Imana itabarakarira keretse niba mutemera umwuka wera. Reka mbasangize ibyanditswe, ndabizi ko musoma Bible. Usome ibyakozwe n'intumwa 10:44 kugeza ku 46. Ibyakozwe n'intumwa ni ibyakozwe n'intumwa nyine, sibyo? Ariko n'ikindi kibazo kirimo mbabwira, bantu b'Imana, nimusoma Bibiliya mukayisoma n'ubuhumyi no kudashyira mu nyurabwenge, muzisanga ibyo mukora byose bihabanye n'ubushake bw'Imana. Muzabimbaza, ibyo tuzabiganiraho. Hari n'ibindi byinshi cyane. Musoma Abakorinto, urwandiko rwandikiwe Abakorinto, ntabwo rwandikiwe Kakoza. Abakorinto nyine, yes. Ikorinto murahazi? Ntabwo mpazi igihe, si muri iki gice cya Ntuza se, Bugereki hafi usanga. Ariko n'icyo gihe byari by'icyo gihe byandikiwe Abakorinto, muri situation y'icyo gihe. Yes, Abakorinto. Usoma urwandiko Abakorinto, urumva urwandiko Abakorinto nyine, urabyumva neza ko ntabwo umwami yandikiye Abanyarwanda ngo yihangane asome, ngo ndabizi ko ajya asoma Bible. Ikindi, ntabwo twese twakwirengagiza ko ubuyobe bwateye ku isi yose, ariko rero muzakore topic ijyanye n'umwuka wera. Rero umwuka wera biragoye tuvugaho iki? Tuvuga iki se ku mwuka wera? Oya, dukore blasphemy, gutuka Imana. Ariko wumva bibiri ahantu bera kaga. Na n'ubu nabajije abantu bize theology, mbishyize muri logique, ndabaza mumbwize ukuri, ibyo birivuga ngo ibyaha byose birabarwa kuketse gutuka umwuka, ngo gutuka umwuka byo ntabwo gutuka umwuka niki bawutuka bate? nuko usuzugura, no, gutuka umwuka ni ukwanga kwihana, ni ukwanga kuva mu byaha we ku giti cyawe, kandi biri muri wowe. Naho se mbonye abahebeba nkavuga nti mureke guhebeba, ugomba ntutse umwuka. Ntabwo umututse rwose. Ubu mbonye nk'abariya bicaye hariya munsi y'ibuye, nkavuga ni muhunge, va mu mabuye atakumena umutwe. Ariko ntawe ufite wa mugabo bamuhetse bari mu kumuhanurira mu mugongo. Reba nkawe ubonye umugore wawe ahetse umugabo wundi mu mugongo amuhanurira, cyangwa ibyo ntiwabyita ubuyobe? Cyangwa ukabona, urumva, umugore wawe
cyangwa umugabo we bamuhetse mu mugongo. Eh, ntiwabonye umupasiteri warimo asengera umukobwa amukubita bibiliya ku kibuno, eh. ariko ngo mwuka ngo mwana we nta se wandi ukubita ku gitsina ariko uvuga ngo arimo kuhahumanura. manura iki se kwe, ahubwo abantu b'Imana barimo impamvu ndabisubiramo, Eh. Imana iha umugisha leta y'u kandi Rwanda. uriya ntabwo yakubitaga ibitsina by'abagabo, by'abakobwa arimo kubahumanura. Oya, Imana ishimwe ko dufite leta iri seriye, gute se? kubera ibi bintu byose bibonye igatekereza abaturage ikavuga ati nimusenge mu kuri no mu mwuka muve mu cyuka. Icyo kintu uracyumva ariko yafashe se ko abantu bakava mu buyobe. sibyo iri mu kubafasha se. Umuntu agize ati muri aho nimuvuga abatekamutwe muvuge no kubagurisha imiti ikiza inyatsi, kongera imbaraga z'abagabo, gutanga urubyaro n'ibindi, kandi mukabaha umwanya munini ku maradiyo yanyu. Ntababa benshi hano. n'abambuzi bashukana. ntababa hano. Hano ntabo rwose. ntabo rwose ntabo. maze hari n'ikiganiro twasubijemo cy'abakora masaje, minisante yahise ibahamagara kandi numva ko yandi maradiyo birirwa basakuzayo. umva hano gusa cyamaze iminota 30. wagira ngo radiyo iba mu gihugu ni iyi ngiyi gusa. ariko hari n'iradiyo ushobora kuvugira ugatuka abantu na leta bose ariko ntihagire ubimenya. ego agosha mutabaruka nawe uri umugore. ariko ibintu byose bishobora kurindagiza rubanda, mu by'ukuri ni inshingano za leta. uko byaba bimeze kose tutitaye ku nyungu individual person abibonamo. murambabura kuri iyo ngingo, inyungu zanjye ngewe ntago zishobora kubaho mu gihe inyungu rusange zidahari. ibyo bantu turabyirengagiza. wibabara ngo bafunze ngo itorero ryanyu batunze ariko ndebera nk'uriya mugabo mukuri kw'Imana. reba sha akosha ibi ngibi nabyo niyica rubozo. nyamara hano murebye neza hari uwabonamo nk'umugore we yicaye nawe hari imbere. reba umugabo ufite uruhara rwiza, ariko bari babasize n'amavuta. ntubibona se? umuntu yavuze ngo wabageze ahantu hitwa Samatare, ngo iyo ugiye kwinjira mu buvumo buhari, iyo utabanje kwihana ngo hari inzuki zihita zikurya. oya, Samatare barahafunze. Samatare uzabwire harimo n'abantu benshi b'inshuti zanjye hitwaga ndabona ubutumwa butangiye kuza bwinshi bw'abagabo bari mu kumbwira ukuntu aba bantu ngo babajyaniye abagore babo batakiboneka bibera mu nsengero. reba ariko sike beze nibi umwuka umwuka nuri kubatarutsa kuri ni mu Rwanda se none uretse gato reba sike reba sike akambwira rero ibi ngibi umuntu abikumyemo byamucumuza kurushaho kabisa. icyo rushyire katwigendere ubwo rero mugire ibihe byiza.